Nshuti bakunzi bene data b'Ibyiringiro Bizima TV, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami Imana abahereza umugisha kubwo gukurikirana Ibyiringiro Bizima TV. Nkuko rero musanzwe mubibona kandi nkuko twabibemereye ko tuzajya tubazanira abakozi b'Imana bakabagaburira ijambo ry'Imana, bagakora umurimo mwiza w'Imana kugira ngo ibyiringiro byanyu bya Gikristo bikomeze bibe bizima kandi murusheho kuronka umugisha mwinshi. Uyu munsi rero nko mubibona imbere yanyu hari umukozi w'Imana, ndagira ngo tumusengere Imana hanyuma mumwakire mukomeze mukurikirane ijambo ry'Imana Imana mushyize ku mutima kugira ngo tugaburire. Imana ishimwe cyane. Imana Data twese uri mu ijuru, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ko uyu mwanya uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mwene Data ugiye kugaburira ijambo ryawe, reka Mwami ubwiza bwawe bumubonekeho, kandi natwe tugiye kuryumva uduhereze kugira amatwi yumve iby'Imana ivuze tukabishyira mu bikorwa. Uturinde kuryumva gusa, ahubwo tuhe kuryumva no kuryumvira, kandi umugisha w'Imana ube kuri twe, ube ku mukozi ugiye kugaburira ijambo ry'Imana. Twebwe twese tube mu mugisha wawe kubw'urukundo rwawe Yesu. Amen. Amen. Bene data turabakiriye umwanya wo kumva ijambo ry'Imana aho muri mu mpande zose z'isi. Tubashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ibyiringiro Bizima TV mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice byaho ni 10. Turahera ku murongo waho wa mbere. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice byaho 10, umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo, bene data sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bamwe baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo, abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,300 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero wibwira ko uhagaze yirinda atagwa. Turasoma no mu rwandiko rw'Abaheburayo, ibice byaho ni 2. Turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavuye mu kanwa ka marayika ryakomeye, kandi igicumuro cyose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukakabwirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanije nabo guhamya, ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi, n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Turasozereza mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho wa 19. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cyaho ni icya mbere, umurongo wa 19. Haravuga ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuza umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amen. Bene data, dushimye Imana ko tugeze mu mwanya wo kuganira ijambo ryayo. Ndagira ngo
ube maso wumve icyo Imana ivugana nawe. Dusomye amagambo menshi ariko turi buvugeho umwanya mutoya. Ndashaka ko twibukiranya kuko ijambo ry'Imana rigaragaza ko dukwiye kwibukiranya kuko byose byarumviswe, ibintu byarumviswe, ariko abantu bakwiye guhugurana. Ni itegeko ry'Imana ko dukwiye guhugurana tukabwirizanya muri Zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Dusomye amagambo twatangiriyeho bwa mbere yo mu rwandiko rwa mbere rw'itorero ry'i Korinto, ibice byaho ni 10. Itorero ry'i Korinto ni itorero ryari ryarumvise ubutumwa bwiza ryabwirijwe n'intumwa Pawulo mu rugendo rwe cyangwa mu rugendo rwe rwa kabiri rw'ivugabutumwa. Ahageze abaganiriza ijambo ry'Imana ngo ahahurira n'akaga kenshi, ahahurira n'ingorane nyinshi, ariko ntiyacika intege, akomeza kuvuga ubutumwa. Ijambo ry'Imana ryo rigira ububasha, ijambo ry'Imana rigira ubushobozi, ijambo ry'Imana risohoza byose ryatumwe, ijambo ry'Imana ntirisubirayo ubusa. Naho rimwe na rimwe umuntu yaribwiriza akagezaho agasa naho we agiye cyangwa se bigaragara yuko atakiraho, ariko ryo rikomeza gukora. Niyo mpamvu ryitwa imbuto itabora. Ni ukuvuga ngo ni imbuto ishobora gutinda mu butaka. Nawe n'ubyibuka urasanga umunsi wumvishe ijambo ry'Imana hari igihe atari bwo wahise wihanira, ariko ijambo ry'Imana kuko ari imbuto itabora rishobora kugera mu gitaka, ariko igihe kimwe imvura yagwa ikamera. Niko bijya bimera. Pawulo abaganiriza ijambo ry'Imana. Itorero ry'i Korinto rigaragaramo uburyo bwinshi yagiye abana naryo. Ryari itorero yatindanye naryo, kandi ryari itorero ryagaragazaga intege nkeya nyinshi. Bakundaga gusobanuza ibintu byinshi. Rimwe yigize arababwira ngo naganire namwe nkuganira n'abakamere, ngo kuko ngo bari batarabasha kumva iby'umwuka cyangwa se kurya ibikomeye. Aravuga ngo na n'ubu ntabwo murabyumva. Aravuga ngo na n'ubu ngubu muracyari abakamere. Ngo kubera iki? Ngo muri bo hari habonetsemo ibice. Ngo bamwe bavuga ngo ni Apolo, abandi bavuga ngo ni Kefa, abandi bavuga ngo ni Petero, abandi ngo ni Kristo. Arabahugura arababwira ati ese Kristo yaciwemo ibice? Ese Kristo yagabanijwemo ibice? Aravuga ngo ndashima Imana ngo yuko jyewe ntanabatije benshi. Ariko icyo ashaka kuvuga ko badakwiye gufatira icyitegererezo cyangwa se badakwiye kwita ku muntu ngo barobanura abakozi. Aravuga ngo njyewe nabibye imbuto, Apolo nawe arazuhira. Aravuga ngo njyewe ntacyo ndicyo na Apolo ntacyo aricyo, ngo ahubwo Imana imeze imbuto, ngo niyo ikwiye gushima. Imana ishimwe cyane. Yakundaga ko abantu bagira icyitegererezo cyiza kuri Kristo Yesu. Nibutse ahantu yigize abaganiriza arababwira ngo ubwo nazaga iwanyu ntabwo naje ndi umuhanga n'intyoza, n'ubyo nababwirizaga nkabigisha ntabwo byari amagambo y'ubwenge yakwemeza umuntu. Aravuga ngo kuko ntagambiriye ikindi, ngo ntiyashakaga ko hagira ikindi abantu birata, ngo kugira ngo kwizera kw'abantu kudashingira ku bwenge bwabo, ngo ahubwo kwishingire ku mbaraga z'Imana, ngo n'imbaraga z'umwuka wera. Aravuga ngo nicyo gituma ngo nababwirizaga ibya Yesu Kristo, ari we Kristo wabambwe. Pawulo cyangwa se n'abandi bakozi b'Imana batubanjirije baduha icyitegererezo cyo kutitirira imirimo y'Imana. Bari bazi yuko bagomba kuvuga ubutumwa nk'abahawe ubusonga, ariko ntabwo bashakaga ko mu mitima y'abantu baba ari bo bafata intebe, ahubwo mu mitima y'abizera hakwiye kubamo intebe ya Kristo. Niwe ukwiye kwicara mu mitima y'abantu, niwe abantu bakwiye kwiringira kuruta kwiringira abakomeye, naho baba basa naho ari abamuvugira, naho baba basa naho ari abo yahamagaye, naho baba basa naho ari abagaragara nk'abakomeye. Ariko Pawulo yakundaga kubwira abantu akababwira ngo nashyizeho urufatiro nk'umwigisha w'ubwenge. Yari yarashyizeho urufatiro. Aravuga ngo mwirinde rero kugira ngo hatagira umuntu ushyiraho urundi rufatiro rutashyizweho mbere. Nta rundi rufatiro, urufatiro ni Yesu. Izindi mfatiro zose zijya zinyeganyega, izindi mfatiro zose zijya zisenyuka, ariko urufatiro rwa Yesu ni urufatiro ruhora ruhamye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Abaganiriza arababwira
ngo bari barimo abantu basobanuza ibintu byinshi, basobanuza ibyo gushyingirwa, mu kandi kanya bagasobanuza ibyo kurya inyama ziterekeresheje, rimwe na rimwe akabahugura ati se mwebwe muranywera ku gikombe cya Kristo mwarangiza mukajya kunywera ku gikombe cy'abadayimoni? Kandi uko byari biri kera n'uyu munsi niko biri. Abantu hari igihe banywera ku gikombe cya Kristo barangiza bakanywera ku gikombe cy'abadayimoni. Igikombe cya Kristo, Kristo ni umwami wo gukiranuka. Noneho rero iyo unywera ku gikombe cy'umwami ukiranuka, ugahindukira ukajya mu byaha, ukajya mu bindi byo hirya y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubu uri kunywera no ku gikombe cy'abadayimoni. Ariko icyo nashaka kuvuga, arabaganiriza cyane, abona ko bafite ibibazo byinshi. Muri bo ngo hagize hanadukamo ubusambanyi butaboneka no mu bantu batizera. Arababwira ngo murishima, mukiyamamaza, mukumva nta n'isoni bibateye. Arababwira ngo mwari mukwiye kuba mugize agahinda ngo yuko muri mwebwe ngo habonetsemo yagiye igaragara kuko abantu bizeye. Kwizera ntikugaragazwa n'amagambo, niko Yakobo yavuze. Aravuga ngo kuko ngo kwizera atari uko amagambo, ngo ahubwo ni ukwizera kujyanye no gukora. Abwira abantu ngo zana kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye nzane kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. Turebe ukwizera kutagira imirimo akugaragaza nk'ukwizera k'uburyarya. Nyamara ntabwo ari imirimo itegetswe n'amategeko tuba tuvuga, ahubwo kwizera iyo kumaze kugira ku muntu hari icyo kumubashisha. Uru rwandiko ruravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu akora ibi, kwizera niko kwatumye Mose akora ibi. Bivuga ngo imbaraga zo kwizera zibashisha umuntu kugira ibyo ahindura. Abakorinto rero bo benshi muri bo barakijijwe cyangwa se batuye ko bizeye, ariko bakomeza kugendera muri birya byabo bya kera, bakomeza kuba abanyeshyari, bakomeza kuba abantu birema ibice, bakomeza kurya ibiterekereshejwe, bakomeza gusambana. Noneho asa naho abandikiye iki gice, asa n'ubabwira yuko bakwiye kwitondera ibyo bintu cyane. Abaha icyitegererezo cya ba sekuruza. Aravuga ngo sinshaka, niho twasomye, sinshaka ko mutamenya ibi, yuko ba sogokuruza baciye mu nyanja yigabanije, kandi babatirijwe munsi ya cya gicu, babatirijwe muri ya nyanja no kuyoborwa na Mose, kandi baryaga ibyo kurya byo mu ijuru. Aba bantu utabakinisha, abantu baryaga ibyo kurya byo mu ijuru, ngo banyweye amazi yo muri cya gitare, ngo kandi ari cyo Kristo. Ijambo riteye ubwoba ngo ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye. Kubera iki? Ni gute umuntu arya ibyo kurya byo mu ijuru? Ni gute umuntu anywa ibyo kunywa byo mu ijuru akabatizwa mu mbaraga z'Imana, ariko yarangiza Imana ntimushime? Byatewe n'iki? Byatewe n'uko ngo batayumviye. Ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko benshi batayumviye, ngo barimbukiye mu butayu, imibiri yabo irimbukira mu butayu. Twavuga byinshi by'ukuntu batayumviye. Mwibuka ko bageze Imara ngo bahasanze amazi akereta cyangwa se arura. Aho gusenga barivovota. Ntabwo Imana igishaka ko abantu bayo bivovota, ahubwo ishaka ko bayisenga. Imana yemera ko tuyisenga, Imana yemera ko tuyikoreza amaganya, Imana yemera ko tuyibwira byose. Muririmbyi niko yaririmbye, aravuga ngo muyibwire byose, ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, arakunda afasha abashavuye. None wigira ubwoba kandi wirira. Ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo nimunyikoreza amaganya yanyu. Ni ijambo Yesu yavuze avuye mu kanwa ka Petero. Aravuga ngo nimumwikoreza amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu akwitaho kandi aragukunda. Ikigereranyo cy'urukundo rw'Imana ni uko yaguhaye umwana wayo. Ubwo yaguhaye Yesu nta kindi taguha, yaguhaye igikomeye kuruta ibindi. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo nta yindi mpano twabona ihwanye na Yesu. Nta kindi Yesu yagukorera kingana n'icyo yagukoreye. Ubwo rero yagukoreye igikomeye, na bya bindi bimubwire, tinyuka ubibwire Yesu. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko ngo barivovose, ngo bivovose. Imana itegeka Mose yuko aca igiti. Burya ku kibazo cyose Imana ifite igisubizo. Niyo wabona bikomeye
ariko Imana ifite igisubizo ku kibazo cyose. Iramubwira ngo nace igiti ngo ajugunye muri ayo mazi ahita aba mazima. Imana ifite igisubizo niyo wabona ko ibibazo byawe bikomeye cyane, bikomeye kuri wowe, bikomeye kuri tante wawe, bikomeye kuri mujomba, ariko ku Mana birakomeye, biroroshye. Ibintu ndetse iyo urebye Bibiliya itwereka ko bya bintu abantu bita ko bikomeye, iyo byananiye abantu, ibyo ni byo Imana ikunda gukora, kuko Imana ntabwo yakora ibintu nawe ukishoboreye. Imana ni Imana ishobora byose byose cyane. Rero ni bya bindi abandi badashobora. Ngo bageze mu nzira ngo habonekamo ikivange cy'abanyamahanga, ngo barivovota, ngo buri wese ahagarara mu ihema rye, buri wese ahagarara mu ihema rye, ngo baraboroga, ngo babwira Mose, baramubwira ngo turambiwe imitsima mibi. Hari igihe abantu bajya bamenyera ibintu by'Imana bakazinuka ubuntu bw'Imana, ibyo bitaga imitsima mibi. Umwanditsi wa Zaburi we yaranditse aravuga ngo Imana yabagaburiye ku mutsima w'abakomeye, ngo ibaha ku masaka yo mu ijuru. Yari yabahaye ibyo kurya byo mu ijuru. Ariko abantu bajya bakeresa ubuntu bw'Imana, bagafata ibyiza by'Imana bakabigira ukundi. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo ibyiza byo mu rusengero byaheraho mu rusengero birabanyura. Abo ni ababubaha Imana, ariko haba igihe abantu batubaha Imana babituka, bakavuga ngo turambiwe ibitsima mibi. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ya manu, ngo wa mutsima w'Imana, ngo ntidutunga iminsi yose. Ntukajye utuka iby'Imana, ntukajye usuzugura ubuntu bw'Imana, kandi ujye unyurwa n'ibyo Yesu yagukoreye. Birengagiza umunsi Imana yazaga kubakura muri Egiputa, ngo bari bayitakiye, ngo bari bayinginze. Imana iri mu ijuru iramanuka ibwira umugaragu wayo Mose, iramubwira ngo numvishije gutaka k'ubwoko bwanjye, batakishwa n'uburetwa bakoreshwa n'Abanyegiputa, ngo none manuwe no kubatabara. Imana ujye wibuka Imana, ujye wibuka, ujye uzirikana ubuntu yakugiriye, ujye uzirikana guhamagarwa kwawe, ujye uzirikana icyatumye Imana igutoranya mu yandi mahanga. Yigize ibwira Abisiraheli irababwira ngo icyatumye batoranya mu yandi moko si uko mwari ubwoko bukomeye kuruta andi moko, ngo ahubwo nuko nabakunze. Nukuri nta kintu nari mfite, nawe nta kintu wari ufite cyari butume Yesu agukunda, nuko yagukunze. Nicyo gisobanuro. Yesu yagukunze kuko ari urukundo. Yesu ni umwami mwiza, ni umwami ugira neza. Ngo barayivovota, baravuga ngo dukumbuye. Abantu bajya bakumbura ibyo bahozemo kera, ngo dukumbuye ya matungurusumu, dukumbuye amapapayi, dukumbuye ibitunguru by'ibibabi. Kweli uziko nta muntu ujya ugushwa n'ibintu bizima. Wibuka ko Esawu yavanywe mu buntu n'ibintu n'ibishyimbo, ngo ni ibitukura by'umunsi umwe. Bibiliya iravuga ngo igaburo ry'umunsi umwe ryamuteye gutakaza umurage, uwo mwana w'imfura. Reka dufite umurage, hirya y'ubuzima dufite umurage, ko bazihangana bakageza imperuka. Yesu yaravuze ngo abihangana bakageza imperuka nibo bazakizwa. Baravuga ngo dukumbuye ibitunguru by'ibibabi, ngo n'ibitunguru by'ibijumba, ngo na tungurusumu, ngo n'amapapayi. Mu butayu ntabwo haboneka byose, mu butayu ntabwo hari ibisubizo byose, ariko hari ibyangombwa iby'Imana ikora. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, ngo nta n'uwabimenya uko biri. Iyo baza kumenya bakamenya urukundo rw'Imana rwayiteye kubakura muri Egiputa, bakamenya urukundo rw'Imana rwayiteye kubababarira, ikumva amasengesho yabo no kuniha kwabo. Imana ijya yumva gusenga ikumva no kuniha. Ngo dukumbuye n'aya mafi, ikinyoma kiri muri iyi mvugo, ngo bariraga ubuntu. Koko Abisiraheli ko mubizi babiriraga ubuntu? Ntabwo babiriraga ubuntu, babikoreraga uburetwa, babikatiraga, babibumbiraga amatafari, ngo bagakata bakanihereza. Ngo bageze igihe Farawo akazana uburetwa, ngo abima n'inganagano yajyaga baha, ngo aravuga ngo bishakire n'inganagano, kandi umubare w'amatafari
ntugabanuke, umubare w'amatafari ukomeze kuba wa wundi. Farawo ajya akaza uburetwa, Farawo ajya akaza uburetwa, ari we mwami w'isi, ari we mwanzi wacu, ari we Satani. Ajya akaza uburetwa, ukabona ibintu byahindutse, ukabona ikigeragezo cyahinduye isura. Ariko uko byagenda kose, jya uzirikana iki? Jya uzirikana ko Yesu agukunda. Uririmbye araririmba ngo ntahinduka, aragukunda. Yesu aragukunda, nshuti yanjye aragukunda. Ubwo se yaguhaye ubugingo bwe, agatanga ubugingo bwe ku bwawe, n'icyo ataguha? Yesu aragukunda. Mubwire byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda kandi afasha abashavuye. Mbese urashavuye? Yesu akunda abashavuye, ntabwo ajya abatererana. Ni wowe wenyine wararitse abantu badasanzwe. Twebwe tugiye dutumira abantu baguwe neza, bazanadutwerera menshi, bazaza banambaye neza, bazaza bagatuma ibintu byacu bimena neza. Ariko Yesu yagiye kutumira cyangwa kurarika, yaravuze ngo yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, nimuze mwese mbaruhure. Abo ngabo ujye ubaheraho se. Yesu arakunda kandi afasha abashavuye. None wigira ubwoba kandi wirira. Ariko ijambo nta kukubwira ngo Imana naho itanga igisubizo, ariko igisubizo nticyababera cyiza kuko kitaziye mu masengesho, cyaziye mu kwivovota. Imana ibaha inyama ngo barazirya, ariko irabarakarira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko rero namwe mubyigireho. Ubwo benshi bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi, namwe ntimukajye mwivovota. Aravuga ngo kandi ntimugasambane, kuko benshi bo muri bo basambanye hagapfa abantu 23,000 umunsi umwe. Umuryango w'ubwoko bumwe bapfusha abantu, nta cyorezo kindi cyabaye, nta kindi kintu cyabaye kidasanzwe, nta ntambara iri muri icyo gihugu, bapfusha 23,000. Erega ibyaha birica, ibyaha ni bibi, ibyaha ni bibi. Inkomoko y'icyaha cyangwa se itangira ry'urupfu ryaturutse ku cyaha. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo nuko namwe ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo babikoze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bicajwe no kurya, bahagurutswa no gukina. Muri uru rugendo harimo abantu bicajwe no kurya kandi bahagurutswa no gukina. Ariko woho ijambo ry'Imana rirakuburira, kandi rirakuburira bikiri none. Riravuze ngo nuko rero ibi byababereyeho. Umva impamvu byabaye bikanandikwa. Ibi byababereyeho. Paulo wabibabwiraga yarabizi neza kuko yari umwisiraheli, yababwiraga amakuru y'abasekuruza, yari wo mu muryango wa Benjamini. Aravuga ngo ibi byababereyeho kutubera akabarore twebwe abasohoweho n'imeruka. Iyi ni inyigisho Imana yatanze mu ijambo ryayo. Reka nkubwire, umwanditsi w'Abaheburayo yandika mu gice cyaho cya 2, aravuga ngo nicyo gituma. Iyo umuntu avuze ngo nicyo gituma, bivuga ngo hari byari byavuzwe mbere. Yari yavuze avuga icyubahiro cya Yesu, avuga icyubahiro Yesu arusha abamarayika, avuga icyubahiro Yesu arusha Mose. Aravuga ngo ni nk'icyubahiro umwubatsi arusha inzu. Umwubatsi aruta inzu kuko inzu yabayeho kubw'umwubatsi, ntabwo umwubatsi yabayeho kubw'inzu, ahubwo inzu yabayeho kubw'umwubatsi. Umwubatsi niwe wubaka inzu akayigenza uko ashaka. Muri ibyo byose ndagira ngo nkubwire ko Yesu ari uwo kubaho, afite icyubahiro gikomeye. Noneho uyu mwanditsi agaragaza n'icyubahiro umuntu arusha abamarayika. Aravuga ngo kuko nta marayika n'umwe Imana yigize ibwira ngo uri umwana wanjye, ngo ahubwo ngo hamwe yaravuze ngo abamarayika cyangwa ngo azahindura abamarayika bayo imiyaga, ngo ariko ngo abagaragu bayo bizabahindura ibirimi by'umuriro. Arangije aravuga ngo rero icyo gituma dukwiriye kwita ku byo twumvishije. Hari ibintu twumvishije, mwami wacu Imana ishimwe ko yatwandikishirije urwandiko rwiza, ari rwo Bibiliya. Ibintu byose Imana yarabitwigishije,
nicyo gituma dukwiye kwita ku byo twumvishije. Hari ibyo twumvishije mu ijambo ry'Imana, hari n'ibyo twumvishije, hari n'ibyo Imana yakubwiye wiherereye uri mu masengesho, hari ibyo umwuka w'Imana yakubwiye, hari ibyo yakubwiriye mu nzozi. Ariko cyane cyane aha ndakushaka kubwira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryahamije byose. Nta gihirahiro kiri muri uru rugendo, byose itabaza ry'Imana ryarahamuritse. Iravuga ngo nicyo gituma dukwiye kwita ku byo twumvishije kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Wumvisha impamvu yavuze bya bindi? Aravuga ngo kuko ubwo babandi ubutumwa bahawe na marayika. Mwibuke ko ubutumwa Mose yabuhawe na marayika ngo bwakomeye, ngo kandi inyiturano yo kutabwumvira ngo ikaba nini cyane. Inyiturano yo kutumvira ubwo butumwa bwiza ikaba nini, bikagaragara ko barimbutse barimbukira mu butayu. Ngo Imana yigize irahirana uburakari, iravuga ngo nukuri ntawo mu basuzuguye uzagera mu gihugu. Irangije irahirana uburakari. None aravuze ngo ubwo babandi batabirokotse, kandi ubutumwa bo babwiwe bwari buto ukurikije ubwo twumvishije, kuko bo babubwiwe na marayika. None ngo twebweho twazarokoka dute twirengagije agakiza gakomeye gatyo? Reka mbabwire ko agakiza karakomeye. Agakiza twagahawe ku buntu, ariko wakaduhaye yagatangiye amaraso y'igiciro. Agakiza karakomeye kuruta uko abantu babyumva, kuko nta kindi kintu, ibintu byose Imana yakoze, yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko ikintu bita ibintu bibiri bigaragaza agaciro Imana yahaye umuntu ni mu kurema. Yaremye ibintu byose mu kuvuga, ariko igeze ku muntu iranakora, ifata imubumbabumba ikoresheje intoki zayo. Icya kabiri, ikindi navuga ngo cyabaye gikomeye kigaragaza agaciro Imana yahaye umuntu ni mu gucungura umuntu. Byakuye Imana mu ijuru, Imana iza mu isi. Izina rya Yesu ryari ryarahanuwe, ryaravuga ngo ni Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri muri twe. Byasobanuraga ko Imana yamanutse, byasobanuraga ko Imana yaje kubana n'abantu. Ni nacyo gituma Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo nta gushidikanya ubwira bw'ubumana burakomeye, ngo Imana mu kugaragara iza mu isi ngo ikamamazwa mu banyamahanga, ngo kandi yarangiza ngo igapfa igahambwa igahabwa ubwiza. Burya Yesu ni Imana, ku batari babizi Yesu ni Imana kandi yaje kugira ngo agucungure, yaje kugira ngo aducungure. Rero umwanditsi aravuga ngo twebweho twazarokoka dute twirengagije agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukakabwirizwa n'abamwumvishije. Imana ishimwe cyane, tukakabwirizwa n'abamwumvishije, kandi Imana igafatanya nabo kubihamya. Imana igikorana n'abantu bayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nanjye ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'ibihe. Igafatanya nabo guhamya, ngo ikoresheje ibimenyetso n'ibitangaza n'impano z'umwuka wera, nk'uko umwuka yazigabye, nk'uko Imana yabishatse. Reka nkubwire iri jambo tugiye gusozerezaho ni ijambo Petero yavuze, ngo yabwiye abantu, arababwira ngo akwiriye guhora abahugura, ngo akababwira amagambo yaramaze kubabwira hejuru ntashaka gusubiramo, ngo nubwo hari ikindi gihe bigize bayumva. Ndababwira ngo ariko ngo nkwiriye kuyababwira, ngo kuko namenye ko ngiye gukurwa muri iyi ngando. Umwami wanjye ariko yamishuriye, yari amaze kumenya ko umwami amaze kumuhishura ko agiye gusoza urugendo rw'ubuzima bwo mu isi. Aravuga ngo ariko nkwiye kuyababwira ngo nkiriho, ngo kugira ngo n'igihe nzaba ntakiriho ngo muzagumye mubizirikana, muzagumye mubyibuka, muzagumye mubitekereza. Arangije arababwira ngo rero burya ibyo twababwiye ntabwo byavuye mu bwenge bw'abantu, ntabwo byavuzwe n'ubuhanga bw'abantu, ahubwo twiboneye gukomera kwe ubwo twari kuri wa musozi, twumvishije ijwi rivugiye mu ijuru, rivugiye mu ijuru, rivuye mu bwiza bukomeye, ngo rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda mumwumvire. Arangije aravuga ngo kandi ngo ariko dufite ijambo ryahanuwe, niyo magambo twasomye, dufite ijambo ryahanuwe rirutaho gukomera. Aravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Ukwiye kumvira ijambo ry'Imana. Aravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Imana igufashe cyane, Imana iguha umugisha. Ndagira ngo wite ku ijambo ry'Imana, kandi wite ko kugira neza kw'Imana
kugira ngo udahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Reka dusoze dusenga, ariko utegera Imana amatwi, wibuke n'ibyo yakubwiye. Yesu yaravuze ngo umuntu ahirwa, umuntu wumva ijambo ry'Imana ni umuhirwa, ni umuntu wahiriwe. Aravuga ngo hahirwa umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza, azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Abandi bubatse ahandi hose izo mfatiro zijya zisenyuka, ariko wubatse ku ijambo ry'Imana, urwo rutare cyangwa se urwo rufatiro ruhora ruhamye. Reka dusenge, musengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, tugushimiye ko twumvishije ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe ryaravugutiwe, ijambo ryawe ntirifite kwandura na guke. Ibyo rihamya ni iby'ukuri, kuko nawe ubihamya uri ukuri. Ibyo uvuga byose ubivuga ari iby'ukuri, kandi ibyo uvuze bibaho. Mwami, turasenze rero, tusengeye imitima y'ubwoko bwawe, aba bose bagomba kumva ijambo ryawe, aba bose bagomba gukurikira ijambo ryawe, kugira ngo iri jambo ryawe ribagireho ububasha, kandi Mwami ribakomeze, ribigishe, ribahugure Mwami, kugira ngo babe bashyitse batabuzeho na gato, kandi kugira ngo Mwami ubwo uzaza bazasangwe bari mu mwanya wabo, bari mu mahoro, kandi badafite kwandura na guke. Turagushimiye ko umvishe gusenga kwacu byose, kandi tugushimiye ko ubikora neza. Mwuka Wera ashorera ijambo ryawe, kuko n'ubundi ari wowe waryandikishije kugira ngo rigire ububasha mu mitima y'ubwoko bwawe. Tugushimiye byose ukoze kubw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze bene data mwakurikiye ijambo ry'Imana. N'ubundi mwene so Hategekimana Emmanuel mumaze kumva mu ijambo ry'Imana. Nabaha nimero yanjye kugira ngo ugize icyo ushaka gusobanuza ugisobanuze. Ni 07 83 55 855, 07 83 55 855. Imana ibahe umugisha, turabakunda mu izina rya Yesu.